twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana Nyagasani ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugera neza kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya 9 gisanzwe, tariki 2 Kamena 2026. Ngaye masomo agiye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mbere ni iryo mu ibaruwa ya kabiri ya Petero Mutagatifu intumwa, umutwe wa 3 umurongo wa 12 kugeza kwa 15, n'uwa 17 kugeza kwa 18. Bavandimwe, mwebwe abategereje kandi mugashaka gutebutsa umunsi w'Imana, umunsi uzatuma ijuru rizimira rigakongekeshwa n'umuriro, n'ibirimo byose bikazayoka. Ariko nk'uko Imana bisezeranye, dutegereje ijuru rishya n'isi nshya, aho ubutungane buzatura. Niyo mpamvu nkora mutima zanjye, mu gihe muyitegereje ibyo, mugomba gukora uko mushoboye kose kugira ngo Nyagasani azabasange mu mahoro, muri abaziranenge n'inyangamugayo. Kandi mumenye ko Nyagasani akomeza kubihanganira agira ngo abakize. Nuko rero nkora mutima zanjye, dore mwe muraburiwe, muramenye hato mutazashukwa n'abagomeramana biyobeje, maze mugateshuka ku mizero yanyu. Ahubwo nimukomeze kujya mbere mu ngabire n'ubumenyi by'Umwami wacu n'Umukiza wacu Yezu Kristo. Nahabwe ikuzo ubu ngubu n'iteka ryose, amen. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 90. Nyagasani watubereye ikiramiro kuva mu gisekuruza kujya mu kindi. Mbere y'uko imisozi ibaho, isi n'ibiriho byose bitararemwa, uri Imana iteka ryose rizira iherezo. Abantu ubasubiza mu mukungugu, kuko wavuze uti bene muntu nimusubire iyo mwavuye. Mu maso yawe imyaka 1000 ni nk'umunsi w'ejo wahise, ni nk'isaha imwe y'ijoro. Imyaka y'ubugingo bwacu ni 70 na 80 ku bakomeye, nyamara tuyigiramo imiruho n'ibyago gusa, kuko ihita bwangu maze tukigendera. Utugwirize neza yawe kuva mu gitondo, kugira ngo duhimbarwe iminsi yose y'ubugingo bwacu. Ibikorwa byacu nibigaragarire abagaragu bawe, n'ubuhangare bwawe bwiyereke abana babo. Nyagasani watubereye ikiramiro kuva mu gisekuruza kujya mu kindi. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu ivaji ntagatifu yanditswe na Mariko, umutwe wa 12 umurongo wa 13 kugeza kwa 17. Muri icyo gihe Yezu bamwoherereza bamwe mu bafarizayi no mu baherodiyani, kugira ngo mufatire ku byo avuga. Baraza baramubwira bati, mwigisha, tuzi kuvuga ukuri ntacyo wikanga, kuko udatinya amaso y'abantu, ahubwo wigisha inzira y'Imana mu kuri. Ese gutanga umusoro wa Kayizari biremewe cyangwa se ntibyemewe? Tujye tuwutanga cyangwa se twoye kuwutanga? Ariko Yezu kuko yarazi uburyarya bwabo, arababwira ati, kuki muntega iyo mitego? Nimunzanire igiceri ndebe. Barakimuzanira. Yezu arababaza ati, iri shusho n'iri zina biriho ni ibyande? Barasubiza bati, ni ibya Kayizari. Yezu niko kubabwira ati, ibya Kayizari mu bisubize Kayizari, n'iby'Imana mu bisubize Imana. Ngo avuge atyo baramutangarira cyane. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Ibya Kayizari mu bisubize Kayizari, n'iby'Imana mu bisubize Imana. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni ahantu hakomeye cyane, ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi uhure n'Imana. Nuhura n'Imana, uzahuza n'abavandimwe. Uzamenya uko ugomba kugenza mu buzima, uzamenya igisubizo ugomba gutanga ku muntu wese ushobora kugira icyo akubaza. Nanjye kuvuga ku byerekeye n'ukwemera. Kubera iki? Wahuye n'Imana. Umuntu wese wahuye n'Imana agera heza, abona byiza, abona byinshi, amenya byinshi. Kubera iki? Yahuye n'Imana. Amasomo twateguriwe uno munsi ni amasomo mu buzima busanzwe. Akenshi duhura n'ibyago, tugahura n'ibibazo, tugahura n'ibitotezo. Ariko se ni bande bandi badutega? Ni bande bandi baduteza ibyo byago? Wasanga ari mugenzi wawe mwicarana, wasanga ari mukozi mugenzi wawe mukorana, wasanga ari umuntu mubana, waho ndi musangira, ariko ahora gutega. Na Yezu yatezwe nande? Na Yuda, warekonomewe. Yuda wa wundi Yezu yarayiye icyizere akamubitsa ububiko amafaranga, akamurufuza ko hari ibiryo. Uwo ni waje kumugambanira. No kwitondera rero, natwe ntago turi shyashya. Ushobora kuba twicarana, tugendana, tubanye, ariko ari nge mugambanyi mubi. Ndi bavuga ngo umwanzi ntabakore, umwanzi aba mu nzu. Nawe rero witonde. Abo mubana, babana inshuti zawe magara, abo niyo bashobora kugukorezamo. Nicyo amasomo aje gutwibutsa, atubwire ko
ari ukwitonda. Abantu badutega niba abandi dusangira, niba abandi tugendana, wa muntu dusangira umugati niwe wagarutse antera n'ibuye, ibyo birashoboka. Na niyo mpamvu muri aka kanya ingingo remezo yacu iraza kugira iti uko wategura imitego baguteze. Uzasanga abantu benshi bajya bagutega, uzasanga naho hari abo ujya utega. Kuki se utega mugenzi wawe? Mwasangiye, mwahuriye mu kiriziya, musengana, uko wabikora kandi byaba umuntu musengana nta kiba atakora umuntu, ariko nta n'ikiza atakora. Kuki nahera mu gukora nabi simperere mu bakora neza ngewe? Ibaze nanjye nibaze. Isomo rya mbere tumaze kwakira, Petero atugira inama yo gukataza, kudacika intege, kutajya kure y'Imana, gukomera, kwihangana, kudacika intege. Ako kantu umubyeyi we. Ikindi kandi tumenye ko Nyagasani ngo akomeza kutwihanganira kugira ngo agere kugira ngo adukize. Ngaho tutagomba kurenga, ntiduteshuke, kutaregeza, kutadohoka, ahubwo tugategereza, tukizera, tukamenya ko Imana iri gutwihanganira. Hari igihe tubona abagome bakomeza gusagamba, bakomeza bagakira, bakamererwa neza, ariko tukaza kwibagirwa ko atari uko Imana itabibona, ahubwo ari ukugira ngo Imana ibahe igihe bisubireho maze begukire Nyagasani uko bikwiye. Wa muntu ugambanira abandi, wa muntu utega abandi, kubera iki? Yitwaje amafaranga, yitwaje ububasha, yitwaje ubushobozi, bigakomeza kandi bigakomeza bigakura. Buri Imana iri kubibona koko? Kuki Imana ireka uyu nguyu akomeza gutsinda, abagome bakomeza gutsinda? Nta kindi, igisubizo ni iki Petero aduhaye. Imana twihangane kugira ngo twisubireho. Nawe mugome, nawe mugambanyi, nawe mubisha, Nyagasani nta kindi ari gukwihangana kugira ngo wisubireho. Na nibyo twumvise mu ivanjiri uno munsi. Ivanjiri rwose ituganisha mu buzima busanzwe, ubutegetsi, ubuzima busanzwe, uko tubana n'abandi. Wasanga nanjye ndi mu bagambanira bagenzi banjye. Kumvise Abafarisayi n'Abaherodiyani baje gutega Yezu imitego, bamuzana igiceri cyerekeye n'umusoro wa Kayizari, ati tuzawutange cyangwa ntizawutange. Ariko twumvise uburyo Yezu asubije ati muzane icyo giceri, ishusho iriho ni yande. Ngo bajye kureba basanga ari iya Kayizari, ati Kayizari mumusubize ibye, n'Imana muyisubize ibyayo. Iyi vanjiri iradufasha kuzirikana ku bintu bitatu, nawe biza kugufasha kureba ngo harya ibya Kayizari ni ibihe? Ese urabizi? Iby'Imana ni ibihe? Ese urabizi? Bamwe bati ngo amafaranga ni muhe Kayizari, wabwirwa n'iki niba ataray'Imana? Umva ibintu bitatu biraza kugufasha neza kumva iby'Imana ni ibiki, ibya Kayizari ni ibihe. Umutwe wa 13 w'ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umurongo wa mbere kuri uwo mutwe wa 13, baratubwira ko ubutegetsi bwose buturuka ku Mana. Naho rero tugiye guhera ku nshuro ya mbere, ubutegetsi bwose buturuka ku Mana. Kandi Kayizari ni umutegetsi nawe. Bishatse kuvuga ko ubutegetsi bwose afite ari ubwande, ari ubw'Imana. Niba aragiye ku butegetsi ni Imana amushyizeho, ariko dutangazwe nuko Imana amushyiraho atari icyo akora. Natwe niko bigenda. Imana yaradutoye, ariko icyo yadutoreye ntabwo ari cyo dukora. Ni Imana yadutumye. Na nicyo tujya kuzirikana ku bwa kabiri. Niba Imana yaradutumye, ntabwo ubutumwa ari ubwacu, twebwe tuvuga iby'Imana. Bishatse kuvuga nanone ko Kayizari niba ari intumwa y'Imana, niba ari Imana yamushyize ku butegetsi, yagezeho ntiyakora icyo Imana ishaka, yikorera ibye, akandamiza abaturage. Bamwe arabacisha, abandi abagirira nabi, abandi abatega imitego, abandi arababuragiza. Ntabwo yakoze ugushaka kw'Imana, kandi ari Imana yamuhaye iki? Yamuhaye ubutumwa. Ingaruka yindi muri uko kudakora ugushaka kw'Imana, icyo cya gatatu tujye kuzirikana, byarangiye yikubiye, yishyize mu mwanya w'Imana, yafashe umwanya w'Imana. Urumva ibintu ni iby'Imana, abantu ni ab'Imana. Kayizari yarangiza akabigunira byose, nta na kimwe wongeye guha Imana. Urumva Kayizari atari mu mazi abira, kuko yafashe ibintu by'Imana arabyikubira, arabyiyitirira, kwiyitira ububasha bw'Imana. Ako kantu umubyeyi we Yezu rero arabireba ibyo byose bikamushavuza, uburyo nta kintu na kimwe cya Kayizari ubundi gihari, byose ni iby'Imana. Iyo abantu bari baje gutega Yezu umutego, bari kumva ko nta kintu cya Kayizari kiriho, ntibakombye kongera kumutega umutego. Ariko bitewe nuko bari kugira ngo amafaranga, nta mafaranga ya Kayizari usibye kuyitirira wenyine, nta kintu cyafite hano ku isi, byose abihabwa n'Imana. Nta kintu umuntu yagatunze atagihabwa n'ab'ijuru, usibye ikibi, usibye ibyo byicisho n'ibindi byinshi cyane bidakwiye, byose
ibyiza tubihabwa n'Imana. Ngaho dutsindiwe twese, ngaho dukiye gutsindirwa, kuko ibintu byose bituruka ku Mana. Ibintu byose ni ibyande, ni iby'Imana. Iyo abana babo bisubiragamo, ntiwagombye kwikubira, ntiwagombye kwitira ububasha butari ubwawe, ntiwagombye gusagarira Imana, gusahinda, ntiwagombye kongera kwiba ngo ufate ibitari ibyawe, witire ibitari ibyawe. Turwaye indwara yo kwiyitira ibitari ibyacu. Ngiye indwara Kayizari yararwaye, ngabo bambari ba Kayizari nabo kwiyitirira ibitari ibyacu. Yaba twamenye koko byose ari ibyande, ari iby'Imana, twagombye kongera kugambana, gutega imitego, gutega Yezu imitego. Natwe mu buzima busanzwe ntiduhema gutega abandi imitego, ntiduhema kugira ngo tubagushemo. Byakumarira iki gutega umuvandimwe imitego? Byakumarira iki gutega abana b'Imana imitego? Buri gihe ugaharanga no kubatega imitego. Mubyeyi, aka kanya tujye gukomeza ya nkuru y'ejo yangiye en suspension, yangiye itaranarangira. Ndagusaba ko wafunga amadirishya yawe, ushake ufate n'agatambaro kawe, kuko hari gishobora kuza kurira noneho nidukomeza ya nkuru y'umumonaki ejo wumva isano byarangiriye. Ndashaka rero kongera kuyikomeza, biraza kudufasha kumva uburyo wategura imitego y'abakugambaniye. Kayizari umusubiza ibye, n'Imana yisubiza ibyayo, kuko byose ari iby'Imana. Nuko ya nkuru ejo twumvise uburyo umugabo yakoresheje umugore wundi kugira ngo ajye gutega umumonaki imitego mpaka azamuzanire ifoto baryamanye bombi. Ni inkuru tugiye gukomeza. Ejo twazirikanye aho byarangiriye, ko bitabaye bigikunda. Nuko wa mugore ngo arakomeza, bishoboke ko aya mafaranga yarataragera kuri konte. Iyi nkuru urayumva umaze kumva ejo, nibuza kumva neza aho bikomereza. Nuko ngo umugore bari bahaye amafaranga kugira ngo ajye gufatisha umumonaki azazane ifoto aryamanye n'uwo mumonaki. Ngo igihe cyaje kugera, ya foto amaze kubona ko yahindutse umwijima, yahuje amafoto Photoshop ntibihure. Kubera iki? Kubera umwijima w'ifoto y'umumonaki itaragaragaraga, iyo umugore ikabigaragara. Nuko wa mugore biramubabaza cyane, ko bitagatoye kandi maze ngo aravuga ati, uyu mumonaki tumuburiye ku buriri, tumuburiye mu nzu y'indaya, tumuburiye muri dushe, kamera zacu zanze kumufata, ariko twibutse ahandi hakomeye cyane noneho tutamuburira. Nta handi, turamubonera mu kiliziya, turamubonera mu butumwa, niho tuza gufatira iyo foto, kandi iracunda. Bimera nk'uko ivanjiri yatangiye y'uno munsi, turamufatira ku magambo aza kuvuga, kandi bizakunda. Nuko ngo umunsi uragera, ubwo wa mugore koko bya bikoresho yari yaguriwe, harimo kamera n'ibindi bikoresho byose byo gufata amajwi ndetse n'amashusho, ngo araza mu kiliziya agira ngo aze gufata umumonaki igihe ari kuvuga, igihe ari mu nyigisho, igihe ari muri omeri, n'ikindi gihe koko amufatishe. Nuko wa mugore araza ashinga kamera hariya. Abakristo bandi ngo babonaga iyo filime avuga bati, koko tugeze ahantu hakomeye, ko misa nkiyi, ko inyigisho nkizi zisigaye zifatwa na za kamera zikomeye. Nuko wa mugore koko afata kamera, afata ibyo umumonaki byose ari kuvuga. Wa mumonaki yakoreshaga amagambo ati, mufate ishapure, mupfukame dusenge, mwirinde gufata imihoro musenya abantu, mujye mu by'Imana. Abagabo muri iki gihe aho bafata abana ku ngufu babyirinde, abashinze urugo umwe agacinya umundi mu byirinde. Buri wese yirinde ubukozi bw'ibibi, yirinde gucungacunga mugenzi we, yirinde gukeka mugenzi we, mubane mu mahoro. Uko umumonaki ari kuvuga ayo magambo ati, mugume mu by'Imana mwese. Nuko wa mugore waruzanye za kamera byose ari kubifata. Nuko ageze muri studio yiwe, atangira kuvunja za nteruro zose uko umumonaki ari kuzivuga, zivangavanga kugira ngo akuremo amagambo we aza gushaka. Rimwe akazicanya, izindi akazicurika, kugeza ubwo yagiye abona amagambo. Ndifuza kukubwira amwe muri ayo yagiye abona, nawe nandi ushobora nawe kuyifatanya bigakunda, bitewe n'inyigisho uyu mumonaki yatanze, kugeza naho bigera ku byo umugore yashakaga. Amaze gukusanya video, amaze kuyihuza neza mu byo yashakaga, interuro zimwe ziti, abagabo badafata abana ku ngufu n'ibicucu, nimugende mufata abana ku ngufu, musambanye abana, nimuzongera gusenga, mufate ibyicisho byinshi, mugira nabi, nimugende musenye ingo z'abandi, musenye muzimare. Ndifuza kukubwira noneho ijambo nguherezamo umukoro, kugeza nubwo wari kweditinga byaje kugera n'igihe acurika na by'Imana. Uwo n'umukoro nguhaye, ntabwo ari ugushiruka isoni,
ariko no kujya nkubwira uburyo byose yagiye abicuranura iby'Imana bikaza guhinduka ibindi bindi utazi nawe ntazi, uwo mwitozo wose nawe uze kuwucurika ariko nta kintu nishatse gukubwira. Nuko ya video maze kuyitunganya neza ivamo indi video mbi cyane kurenza, iteye isoni y'urukozasoni, ibabaje cyane bitewe n'ukuntu yagiye acurika amagambo akayacuranura agakora mu interuro ashaka. Ndabizi nanjye ubwo ndi kuvuga ibi wasanga hari n'abandi nabo bari gucurika ibyo ndi kuvuga byose bakabikora mu bindi bashaka, kandi bashobora no gufata iyo video bakajyana mu rukiko kandi bakamfata. Ubwo rero byaje kugera igihe koko inkuru umwana isubira inyuma, wa mugore amaze kubona ya video neza yashakaga abarayibonye, ngo birumvikana yahise abwira wa mugabo ati noneho rwa rufaranga urushyire kuri konte, nabibonye byatunganye. Ubwo abayishyize ku mbuga nkoranyambaga n'amagambo yose yagiye acurika, nuko ababonye iyo video uko agenda yicicikanya ku mbuga nkoranyambaga bifata ku munwa koko. Mbega bamona kiri iki gihe, mbega amagambo basigaye bavuga, mbega ibiterasoni, mbega amagambo y'ibishenzi, mbega amagambo y'ubugome, mbega ibintu byose biraha. Uzi ko igihe cyaje kugera wamubona ki bakamuhagarika muri ubwo buzima bw'abihaye Imana, igihe kiza kugera koko baranamufunga kugira ngo azajye gusobanura ibyo video. Na n'ubu nyine aracyafunzwe ategereje ko azaburana. Yifuza kukubaza ikibazo, ninde uzamurengera, ninde uzamurenganura? Ko wumva ari uyu mugore gusa wafashe video wenyine muri ikiriziya yose, mu gihe nyine abandi bari bene ngofera buzukuru ba rushati babandi batazi na video aho bigana kuyifata. Ninde uzarengera umubona, ninde uzamurengera kugira ngo amurengere kandi amurenganure? Ninde uzasobanura umubona ki? Ngaho inkuru irangiriye. Na n'ubu nashatse nakubwira nti iracyakomeza kuko uko biri kose hari igihe kizagera umubona ki akaburana kandi agatsinda. Kuba inkuru itararangira uritonde uhagaze utagwa, niko Pawulo tugira inama. Reka dusoreze ku bintu bitatu biza kugufasha kuba maso, kutadohoka, kugira ngo ushobore gutegura imitego irahurara, irahuba, aho unyura, aho ugenda. Umenye ko Keza arashobora kugutega imitego hirya no hino akoresheje abambari be. Icya mbere nk'inama Petero atugiriye mu isomo rya mbere, gukomera no kutadohoka. Nawe mumonaki wowe ufunzwe, wowe babeshye bagacuriraho ibinyoma byose aho biba bikagera kandi bigafata, ijambo ryumvana ubushishozi rya mbere ngiye gukubwira. Imvugo y'Ikinyarwanda igira iti ukuri guca mu ziko ntigushye kandi ngo amaherezo ukuri kuzatsinda. Iryo jambo raryumvise. Icya kabiri, utakagombye kubura kuzirikana ineza igutanga imbere, inabi ikaguherekeza. Niba uri mu migambi mibisha bakagukoresha mu migambi mibisha, umenye ko bizarangira igukitanye. Uzasoza ute? Uzasoza urinde? Niba wemera bakagukoresha mu migambi mibisha, uzaba iki? Niba wemera ugakoresha abandi mu migambi mibisha, uzaba iki? Ineza igutanga imbere, inabi ikaguherekeza. Icya gatatu uza kuzirikana uno munsi, ukuri ifoto nawe ya mafoto koko mabi. Buri gihe ubuzima bwawe bukazaba ari kujya utega abandi imitego nk'umufarize n'umwisha amategeko n'umuherodiani wese. Ubuzima bwawe bukaba ari gutega Yesu imitego n'abagaragu be. Koko buri gihe ukaba mu buzima bw'umuvumo, buri gihe uhora uvumye, malediction, modi. Buri gihe ari gutega abandi imitego ukuri ubwo buzima. Hari n'abandi ba mu buzima buri gihe bahora basimbuka imitego babateze. Alleluia, amen. Ngaho Nyagasani ashaka gutuganisha uno munsi, iyo wizeye Nyagasani baragutega pe. Kuri no si bazagutega imitego bagutoteze bakugambanire, ariko ni buri kumwe na Nyagasani humura, komera, ukomere kuri Kristo. Uzatsindwa rimwe kabiri gatatu, ariko bizarangira amaherezo bizarangira utsinze, kuko Kristo atazigera gutererana. Nubwo bagufunga bakagutoteza bagakwirukana hanaha, upfa kuba ufite ibanga na Kristo, ufitanye na Kristo ibanga. Ngiki gituma abantu bamwe badakira bahora mu bukene, gukena mu mutwe, guhora dutega abandi imitego. Ubuzima bwacu bwose tugatega abandi imitego. Icyaguha Imana iguha imbaraga nawe zo kugenda uyisimbuka. Imitego naguteze ujye uyisimbuka, Imana iguha imbaraga. Ukuri ifoto guhora utega abandi imitego nko gutega inkware mubyeyi. Nguyu Kayizari musubize Kayizari bye, n'Imana mwisubize ibyayo. Wowe wakomeje kumwambari wa Kayizari, wowe wakomeza kuba inshuti ya Kayizari, ngaho kuri ba Pilato babigenje, bagatanga umwana w'Imana, bagakaraba, bakamena amaraso y'umwana w'Imana.
ujye umenya ko ari umuvumo igihe cyose uri kugambanira mugenzi wawe, igihe cyose uri kudodekanya ibinyoma. Twongeye tuze gutekereza ku ikoranabuhanga, uburyo abantu badoda filime, badoda amafoto bigakunda, kandi bajya mu rukiko bigatsinda, kandi bayarisha bigakunda, bikaba nk'ikimenyetso. Ikoranabuhanga ryacu aho ritugejeje riratuyobya kwa sekibi, bigatuma dukora ibidakorwa, bigatuma tugirira abandi nabi. Photoshop, ikoranabuhanga bikazarangira koko rikwibagije Imana. Reka rero nsoze nkubwira, nanjye ndibwira komeza inzira watangiye, wicika intege, Nyagasani muri kumwe, kuko Kristo niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Amen. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masomo Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.